ntabwo byaba ari byiza dutanze amakuru y'uruhande rumwe. Birazwi ko amakuru y'ibihuha atemewe. Afata telefone ahamagara DJ Sonia mubaza ku byamuvugwagaho bya bindi nyine yatubwiye gatsiko kagiye ngo kamusebya bamutwerera indwara zidakira harya ngo bari abantu barindwi abo yareze ni barindwi yego bamurega ibintu by'ibyinuza byo kwiyandarika byo gukora ibyo yakoreye mu madushe yo mu tubari ibintu nk'ibyo udafite gihamya ibyo muri Kenya ibyo muri Uganda byose ibintu nk'ibyo ibyo bavuga byabereye Kenya ibyo bavuga byabereye Uganda ibyo bavuga byabereye muri Twari ibintu nk'ibyo nibyo bavuga byabereye nukugira ngo abantu batatwumva nawe bakagira ngo turimo kubyemeza ko byabaye kuko niyo byaba byarabaye nkuko ejo bundi twakoze ibyasesengura ibyo ni iby'umuntu ku giti cye cyeka icyabangamiye ituze rusange icyo nicyo twamagana twebwe nk'abanyamakuru kuko akenshi umuntu atangaza mu mahame y'itangazamakuru na menshi ngo papa kibizo inkuru uyitangaza kuko ubona ifitiye akamaro abantu benshi byo bita public interest. Niba ari inkuru irebana menshi gusa abaturage badukurikiye badashobora kuyungukiramo yireke nk'ubu ngubu nakumenyesha ko cyagiye twikoreye akavideo gatoya dukomoza ku bantu babiri b'abavandimwe umwe wakodesha undi ntago tugamije kubateranya twanashyiragamo kugira ngo biyunge. N'ubu ngubu natangiye inzira zo kuba Katari kandi impande zombi zanshyigikiye ntibizagutangaza ubonye bigeze ku musaruro mwiza. Icyo gihe wenda twazabivuga kugira ngo n'abandi biyigireho nabo bagiye bakoresha inzira z'ubwiyunge. Ngewe nasaba ko byanarangirira iyo ngiyo ntibizongere no kugaruka kuko no mwitangazamakuru ntacyo bimaze. Yego hanyuma rero turakomeje ku bya DJ Sonia ubwo ikiganiro kirabaye harimo byanze bikunze bagiye bahererekanya ngo amafoto y'ubwambure bavugamo n'umwe mu bakomisiyoneri wabagahuza ngo abo bakire babaga bashaka gutamira urumva ibintu nk'ibyo ngibyo wumvaga urebye no mu maso ha Pizo n'uburyo yavugagamo yari conscient ko icyo kiganiro gishobora kuba gifite uburemere burenze ariko uko dusanzwe tumuzi tukaba tumuzi nk'umu-YouTuber nge nemeza ko ari nawe wa mbere ukora yigengesere mu bakora nk'abanyamakuru b'umwuga. Noneho rero icyo kiganiro rero nicyo cyatumye DJ Sonia mu birego yatanze ibintu bizamba mu birego yatanze hashyizemo Max TV ya Pizo. Noneho kuwa gatandatu Pizo yari yibereye rwose muri siporo kuko buriya ni inshuti yanjye rwose pe inshuti no ku rwego rw'umuryango ni inshuti. Pizo agira atya ndabizi ko buri wa gatandatu ajya gutera agapira niko abyita ndajya gutera agapira sinzana gaterera hejuru hari za Canal Olympia hejuru kwirebero ari aho ngaho rero nibwo inzego zishinzwe urwego rushinzwe iperereza ubugenzacyaha RIB bamuhamagaye bamubwira ko bamushaka ati ndaje icyo gihe yego sangapi isaha nago nazibajije ariko urumva hajya kuba mbere ya saa sita kuko agapira Pizo akunda kugatera mbere ya saa sita. Pizo rero aragenda ajya kuri station ya Kicukiro kuko nafungiye nuko hari ibyo bashaka kumubaza barabimubaza bikeya kuko ntibamurekura baramugumana kwa gatandatu. Iperereza batirira cyakomeje. Buriya rero iyo bashyiramo n'imiyaga n'imiki byose byari kuba byiza kitaba nko kuwa mbere kuko buriya iminsi kwa gatandatu bihita bihuramo na weekend bakaba bagucumbikiye no kumusura umugore we yamugezeho ejo mu gitondo mbere yaho ntabwo bashoboraga kumumuha n'abandi bantu mu muryango ntekereza ko ejo muri iki gitondo hari abandi bari bumusura.